is B2 TV show. Buryo utagiye kwa muganga hari igihe consequences zaba atari nziza zaba mbi kurushaho. Kimwe nuko waguma mu rugo ukanywa umuti w'ibyatsi ukanywa. Ibanga rya mbere nashaka umu financial advisor. Financial advisor ntago ari buri muntu wari wese ubonetse. Icya kabiri it's okay yo gushaka ubufasha. Kuko niba iyo umuntu afite imodoka igapfa agashaka umuntu umufasha kuyisana, ufite ikamyo igatoroka ipine ushaka umuntu ukamuhamagara akaza akayisana, it's okay guhamagara umuntu ukamubwira uti hey mfite mortgage ngwino ndebere ibintu nakoze noneho nagigishe uburyo tubisohokamo. So dufite plan, dufite strategy ifasha abantu mu by'ukuri, ariko bisaba discipline. Kuko icyo gihe iyo umaze gukora ikosa bisaba kwigomwa. Iyo umuntu yakoze ikosa wenda akaba donc agakora ikosa rikomeye baramudisciplina. So hari undi muntu uza akagudisciplina akabwira ati ubwo wameze ko mbona ko wakoze ikosa ngiye kuguha inama, ariko ntago azagukinira. Coach ntago agukinira umukiriya, ariko arakubwira ati nidukora ibi tugakora ibi ukidisciplina tuzatsinda. So umuti wonyine ngo naguha shaka ubufasha. Icya kabiri uzana statement yawe uyikiriye uwo muntu uzakugira inama noneho ayirebeho. Icya gatatu ni basha gukora liste z'imyenda ufite. Numara gukora liste z'imyenda ufite werimine ishoboka yose ive mu nzira, ariko discipline iza iyo umaze kwerimina umwenda amafaranga wari uwishyuraga ya credit card ugahita uyacezamo aho kugira ngo ujye kwishyura umwenda wundi wa kabiri ukurikiye, noneho abashe kwishyura principal bwa bufaranga bukeya. Apana kuri intere yo hari abantu bashinzwe kuyongera mwenye mari ni uyishyiraho kuko niwe ugena yashaka kumwungukira. We ya mafaranga wishyura umwenda wa mbere uyajyana ukayishyura umwenda wa kabiri, ariko principal ukavuga uti ndashaka kongera ya minimum payment ijya kuri yanzu ariko nkoresheje amafaranga nishyuraga umwenda wa hariya. Guterura wa mwenda ukawigomwa ukazana ya mafaranga ukayongera kuri ya yandi wishyuraga. Yes. Ariko ukayashyira ukadicta ukavuga ati aya najye kuri principal. Ukabivuga wowe apana. Iyo utabivuze n'ubundi barongera nayo bakora intere bagafata minimum bakongera bakashyira. Bisaba ko dicta ukavuga ati ndashaka ajya kuri principal. Iryo ni ibanga rya mbere. Irya kabiri uko ugenda wishyura imyenda no kudiscipline ukagenda uyashyira ku wundi mwenda ugasigara ari mortgage yonyine ufite, nayo ukakora ku buryo amafaranga utavuga ngo nagize ibindi bibazo. Donc uko wishyuye umwenda wishaka ikindi kibazo kiza n'undi mwenda, ahubwo gabanya imyenda nibwo ugira freedom. Noneho nugenda ukayongera kuri ya mortgage uhindure n'uburyo wishyuraga mortgage. Niba baragwaye imyenda y'imyaka 30 tukaba tumaze kubona ko ari company yashaka kuzana income, passive income mu myaka 30, noneho ukaba ufite imyaka 50 ugiye waguzeyo yanzu uzajya kurangiza imyaka 30 ufite imyaka 80 bakayikwambura utamaze kuyishyura, then ugahita usohoka, then bakayihereza undi nawe akajya gutangira bushyashya inzu igahora mu isoko nawe ugahora utagira inzu. Reba uburyo wayishyura mu gihe gihwanye n'imyaka usigaje gukora. Niba ufite imyaka 30 ufite imyaka 30 yo gukora muri Amerika it's okay, ariko niba ufite imyaka 40 ugasinya contract y'imyaka 30 kugeza mu myaka 70 ugagarika gukora cyangwa ukabika ikimuga cyangwa ukagira gute ku myaka 60, ahantu uraba ufite amafaranga uzakomeza kwishyura muri ya myaka 10 isigaye uzaba utagikora. Yes, kuko hari ibyo bita escrow. Mu buri abantu bishyura 2000 hari ahantu bita escrow bifata nk'ijambo escrow nyine. Na amafaranga zineko dusigaye tubyita ava mu mufuka wawe, ariko company yaguhaye umwenda nayo itayafite akaba ari muri babo. Noneho iyo wananiwe kwishyura bagenda bakora muri escrow bakakwishyurira. Rero no kuvuga ngo dufite risk umuntu ari broke, reka ajya yishyura menshi tugende dufata mwe tumushyirira aha ngaha, nabura icyo kwishyura niyo tuzafata tukomeze twishyure, nayo nimara gushiramo nibwo tuzakora inzu tukashyira muri foreclosure. So iyo rero umuntu amaze kumva utwo tuntu twose tudutaye turi muri iyo mortgage, nibwo agomba kuvuga ati wait a minute, maybe nshobora kuyifinancinga yanzu. Izo ni inama zituruka ku mujyanama gufasha akubwira ati tugiye kwerimina amadete, cyangwa se tugiye guha one loan ikombina amadete 6 wari ufite tuyongere ku nzu turebe pourcentage ushobora gukoresha ujye wishyura one bill. Uko bill zesheshatu zitesha umutwe kurusha bill imwe. It's okay ko nakwishyura 500 ku kwezi kugira ngo akuruta uko nakwishyura 3 bijya imagine usohotse mu nzu ugasanga abantu 6 baje kwishyura.
oya ibyo byambayeho ngewe bo ubwo nanjye ngiye gushyira ibyanjye hanze ariko kuva nahuye na muganga biroroshye wari uvuze ako kantu ko kugira ububwirizi bwinshi ngewe hari igihe ngira gutya nkakwaka nka sensa avuga ati mbabarira umpaye sensa kuko bazancaginga kandi nta nahemba uri kumva nkaba natse amafaranga umuntu kugira ngo nyashyire kuri konti batazayaburaho nahembwa nkajya kuyamuha donc hari igihe rero amabirizi yacu aza mu gihe paycheck tanaje kiba ari ikibazo ni ikibazo kuko wigeze wumva umugani bavuga ngo ibyo bimeze nko kuguriza Peter kugira ngo kuguriza Yohani kugira ngo yishyure Petero mu by'ukuri n'ubundi ugenda va-et-vient ntabwo ushobora kugura wamvomboye so nuko bigenda bimera so bisaba rero kwigomwa bigasaba kumenya amayeri yo kugira ngo bikore so akandi kantu kehuse cyane nakubwira iyo imwe mu miti abashobora kuzabaha abajyana bashobora guha abadoni kubwira abantu bagukurikiye bashobora kugira inama yo kukubwira ngo aho kugira ngo wishyure rimwe mu kwezi jya wishyura 2 mu kwezi kuko iyo wishyura 2 mu kwezi hari ukwezi kumwe burya kugira ibyumweru 5 iyo ntabwo mvuze hari difference yo kwishyura buri byumweru hari kwishyura buri byumweru 2 hakaba no kwishyura 2 mu kwezi iyo umuntu yishyura 2 mu kwezi bitandukanye no kwishyura buri byumweru 2 buri byumweru 2 uje ukishyura ukavuga uti ndishyura 1000 buri byumweru 2 aho kugira ngo nishyure 2,000 mu kwezi burya hari amezi hari ibyumweru bigera nko muri 5 cyangwa 6 mu mwaka uzaba umekinzemo extra payments iyo rero ubikoze extension mu myaka 30 uzasanga ucrunchinzemo maybe nk'umwaka uzaba warishyuye ukaba uri ahead ukaba waragize so iyo wicaranye rero n'umuntu akureba umaze igihe kingana icyo ufite umwenda usigaranye ibyumweru bingahe nizi extra payments ushobora gukora ese tuzazishyira kuri principale ese ufite escrow ese ufite PMI ufite donc hari utuntu twinshi ashobora kukurebera akagufasha kubyumva mu rurimi ruri simple donc mu buryo wowe ushobora kubyumva hari umugabo w'inshuti yanjye twajyaga tuganira ibintu kandi tuvuga ikinyarwanda twese agahamagara undi muntu ati mfasha kumva ibintu byo nari kuvuga kandi tuvuga ururimi none se ntabwo wize mu ishuri ukajya usobanurwa n'abandi banyeshuri kandi mwari masotse rero ibyo bibaho rero ikindi kibazo nari ndi kwibaza ibintu bya interest rate bijongera gute muri ibi bintu ni ryari utayiminga neza uko ushobora kugura inzu cyangwa ushobora kubuyirorera icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kukubwira igihe cyo kugura inzu n'igihe cyo kutayigura byose bigaruka ku mikoro y'umuntu impamvu nari mbivuze ni uko hari igihe bavuga ngo ubu interest rate iri hasi wagura inzu ubu ngubu ntabwo ari igihe cyiza cyo kugura inzu hariho inflation hariho ibiki donc muri izo nuza babyita ngo sellers market cyangwa buyers market ni ukuvuga ngo abantu bagurisha donc mu gihe cya covid reka mbanze mbere kuri icyo cya interest rate federal government donc abategetsi baba hano habona departement ya housing nk'uko bibaho mu bihugu byose nibo bicara bakagenda bagena izamuka ry'ubukungu n'izamuka ry'amazu n'agaciro kayo buri myaka 6 kugira ngo hari buri city buri karere kagenda kohereza abantu bashinzwe kubarura amazu no kuyagena agaciro rero nawe yawe baratambuka bakayigena agaciro utabizi washyira muri Google ugasanga inzu y'Magana 200 igeze kuri 230 ariko mu by'ukuri entere ntago ari twe tuyishyiraho ishyirwaho n'abategetsi kubera ko baba bareba bakavuga bati ese abantu benshi barimo baragura amazu cyangwa abantu benshi ntabwo bari kugura amazu iyo basanze hari ahantu hari slow ntabwo ndagira ngo mbishyize no muri inflation iyo basanze abantu benshi cyane bari kugura amazu bazamura entere kugira ngo abantu bagire courage nkeya zo kuyagura noneho igiciro kikistabiliza isoko rigasubira down iyo babona abantu isoko rya amazu yabuze isoko bamanura entere noneho kugira ngo abantu bagire inyota bajye kuyashaka uretse izo circumstances zindi izo mpamvu zindi twavuze ziri personnel zipusha umuntu kujya kugura inzu akagenda nta nama akagenda bya bintu byose byo gutunganya atarabitunganyije atariteguye down payment atarakuye credit cards mu nzira atarakuye izindi loan mu nzira entere ubundi barakubwira ngo household donc 20% cyangwa 30 hari aho uzabaza kubwira 30% bya income 20% ubundi yagombye kujya kuri house bya income yawe niba more than 20% hejuru ya 20% ari byo usiga utanga ku nzu yawe
icyo gihe waguze mu isoko riri nabi against you, donc kuri wowe ntabwo ryari muri faveri yawe. No kuvuga niba birenze 20% by'amafaranga winjiza, niba wishyura amafaranga ku nzu arenze 20%, you are losing. No kuvuga ngo waraho niba winjiza amadolari 100, 20 ukayaspendinga ku nzu 20 no munsi yayo, you're okay, kuko ushobora kubaho kuri 80 asigaye. Ariko iyo utangiye kugera kuri 25, 30, 40, 50 n'ibindi bibazo bindi byose by'ubuzima, hano imibare igaragaza ko icyo gihe uba udashobora kuzabasha gutera imbere. Wow, ya reka tugane ku bibazo bya nyuma. Ibi biganiro ndabizi abakunzi ba B2 TV muri buze kuryoherwa kandi muzabikunda, ndabizi muzongera gukenera Ben kugira ngo yongera tugiremo. Ngiye gusa naho mbaza ikibazo cyaba ari icya nyuma kuko ntago twabirangiza. For now we cannot go there tuvuge ngo turamaximije ibintu byose twakibazamo hano, ariko reka twibaze noneho ikibazo gisatira mu bya nyuma kivuga ngo refinancing ni iki, ni ryari umuntu ahitamo kuri financing? Ndaje aho hantu mpanyure, ariko kugira ngo ubutaha ntazabyibagirwa, nagira ngo mbwire abantu bajye bagura amazu bwacya akabona bamwohereje ibaruwa ivuga ngo guhera uyu munsi wishyuraga banki runaka, ejo uzaba wishyura iyindi banki. Burya iyo banki imaze kuguha inguzanyo y'inzu, hari izindi banki ziba zicunga loan nk'izo ngizo zishyushye z'umuntu uri vulnerable, nabo bakayigura. Noneho ukaba wicaye muri bya bipapuro bavugaga bohereza muri mailbox, wajye kubona ukakubwira ngo guhera uyu munsi ntabwo uzajya wishyura, mu guhera ukwezi gutaha ntabwo ari twebwe uzajya wishyura, uzajya wishyura John, kubera ko loan yawe bamaze kuguhangika, barangije babona indi banki cyangwa izindi mortgage lenders zibaha menshi, bagahita bayitwara bakakoreza letter bakubwira bati wowe guhera iyi tariki uzajya wishyura ahangaha, genda ukereye. So nukuvuga basigara noneho bagucuruza mu zindi companies nazo, donc umunsi uzajya ubona ufite inzu bakakubwira bati guhera uyu munsi ntabwo ari uzajya wishyura, uzajya wishyura bariya baba baguze bafashe none bakayigurisha n'iyindi banki, n'iyindi nayo ikazayigurisha n'iyindi, ariko bagenda bagukoreraho turna wowe utabizi kubera kutabyumva. So icyo gihe ni alarme itari nziza, igaragaza ko harimo sinyale z'ibintu bishobora kuba byarabaye byo kugura inzu bituma barayigusunikiyeho, none bakaba basigaye bagucuruza hagati y'amakampani. So ese refinance ishobora kuba umuti? Yes, refinance ishobora kuba umuti kubera ko icya mbere refinancing ishobora kuri financing no gufata imyenda myinshi ukayikombina ukayigira umwenda umwe, warangiza ukawutwarira hamwe. So think of this way, wari wigeze ujya gutashya? Ndabizi, narabikoze. Okay, good. So tekereza ufite inkwi, uduti ukagenda ugasega igiti ugaca inkwi zigera muri 50, warangiza kuzitashya kugira ngo uzitware bikoroheye, wabigenzaga gute? No kuzegeranya ukazihambira, ugashyira ku mutwe, akatwara kamwe, umuba umwe, ukagenda ukawushyira mu rugo, sibyo? Uribuka ko iyo ari abana benshi, umwe bagafite umuba munini, undi muto, undi munini, undi ugereranyije, bitewe n'uwo yatahije n'uwashoboye kwikorera. Buri muntu wese yagombye kugira imyenda ashoboye kwikorera. Iyo afite ikiba kinini, akenshi wagabanyirizagaho abandi ugatanga inkwi zawe utabishaka, ariko kuko zari ziremereye. So refinance ishobora kuza kuba igisubizo cy'umuntu ufite imyenda myinshi. Niba ufite student loans, nk'ufite umukiriya no muzungu sinivuga amazina hano, yafashe umwenda $150 yishyurira umukobwa w'ishuri kubera ko yari afite revenge y'ababyeyi batamwohereje ku ishuri. Noneho ariko afite n'umwenda w'inzu $500,000. Iyo ufite umwenda w'inzu $500,000, ujye ubara ko ufite nka miliyoni, nk'inzu ya miliyoni n'igice, kuko $200,000 bityo, kuko za internet twavuze nizo zikimira zikageramo aho. Iyo ufite inzu $500,000, ujye ntabwo ufite inzu $500,000, uba ufite ahubwo ibibazo bya miliyoni. Abantu bajye babyumva muri iyo sense. Refinancing ishobora kuba umuti iyo ufashe inkwi nyinshi z'ibibazo ukabyegeranya ukabitwikira rimwe. So iyo ufashe student loans, muri case y'uwo mugabo mubwiye, ugafata icyo kizu cye, ugafata, kuko niba inzu ari 6%, student loans kaba ari 4%, credit card kaba ari 14%. Ubwo reka tuvuge mu Kinyarwanda 6%, 14%, 12%, banki ikugurije umwenda personal loan
burya guca 30%, Best Buy guca 29 n'ibice 29%. Ugasanga buri wese ugenda umuha NTR 4%, 6%, 15%, 20%, 30%. Nicyo gituma wicara hano ugata umutwe bikakunanira kubikemura, kuko utanga inyungu uzihereza abandi bantu zitandukanye n'ubushobozi ufite. Iyo rero ufinanshije ufata ya myenda yose ukayegeranya, niyo wafata 7%, ukajya ku nzu bakaguhereza loan yishyura abantu bose uri mu myenda, noneho bakajya baguha fagitire. Niyo burya baguha wenda bakabwira ati tugiye kwishyura inzu y'ibihumbi wari ufite 200, twishyure student loans y'ibihumbi 100 wari ufite, twishyure credit cards y'ibihumbi 30 wari ufite, byose tubyikorere tuguhe umwenda w'ibihumbi 290, noneho ujye uduha one facture y'ibihumbi 3,500, noneho aho kugira tuguhe intere ya 6%, turaguha 8%. Icyo gihe baba beriminiye ya 25%, ya 29%, ya 13% by'abandi bose. Nubwo bwose bakubwira ngo yari 10,000 wari ufite muri banki, iyo utashoboye kuyerimina mbere yo kugura irya nzu, chance zo kugira ngo iyo ushyira minimum gusa uzarangiza kwishyura myaka 20 n'undi ya credit card bidashoboka. Ahubwo iyo noneho umaze kuri finance bakakwishyura iyo myenda yose, ugasigarana umwenda umwe gusa, uricara noneho niyo wajya gushaka akazi ka kabiri kakajya kaza ukakaruhaho aho ngaho, uba ufite first of all ufite umugabo umwe uri kukwishyuza, ntabwo ari abagabo benshi bari kukwishyuza. Icya kabiri, uba ushobora gukora, umugabo n'umugore bagakora, umwe akajya akishyura, mugakora zaranje amazindi twavuganye zituma ushobora kwishyura umwenda vuba bikabasha gukemuka. Hari n'igihe rero no kuri finance bitaza ari umuti. Niyo mpamvu nkubwira ni burya umuntu aragenda agashaka financial advisor akaba ati ngibi ibintu mfite, ngibi na biriya mfite, ngibi na biriya mfite, wangiriye inama. Yes, so numva icyo kintu nawe umu advisor we akareba umuti ukubera ujyanye n'ibibazo, kuko bafite inama nyinshi cyane, banafite ibikoresho bishoboka kugufasha bikabasha kukuba. Ngira ngo rero abakunzi ba B2 TV tumaze gukora ikiganiro, hari ni kirekire, ariko ndi kumva ndimo nshaka kugisoza kugira ngo tuzarebe ubundi twakomeza parti ya kabiri ifitemo ibindi bijyanye n'ibyo bya credit cards, n'ibyo bijyanye n'amaroni, personal loan n'izindi zose zishamikiyeho, turebe ukuntu twazabijyamo tukabireba, kuko nabyo nk'ubu nkanjye nigiyemo ibintu byinshi narinzimo hano, kandi biransunikira yuko ninjya gufata mortgage ngomba kuzaba niteguye neza. Ubwo rero vraiment ndi kumva nagushimira, mvuga ngo abakeneye ubufasha nibyo ukora, ngira ngo ubwo nanjye ndaba umukiriya wa mbere ndibuze kureba uburyo twadiringa, tukareba time ufite, nkazaza ugakorera ubugenzuzi ukareba uko mpagaze, ko nanjye ndizera ko ndi mu bagabo bafite ibibazo byinshi bikeneye umuti. Ubwo hari n'ibindi tutarebye ibijyanye n'amasiranse y'amazu, byo biba bimeze gute? Aricyo kibazo cya nyuma dufunga. Ubundi icyo ni ikibazo gikomeye, kubera ko iyo umuntu akodesha hari ibyo bita ngo renters insurance. Hano muri kino gihugu nyiri business ntabwo ari we burya wikorera umutwaro wa business ye, ahubwo ibibazo bya business ye buri gihe abyohereza ku bantu baje guprofita muri iyo business. Iyo umuntu akodesha hari nk'amafaranga nk'amadolari nka 20 wishyura bita renters insurance, ni ukuvuga ngo uba uri guhereza nyir'inzu ukodeshereza amafaranga yishyura assurance, nyamara ari inzu ye. Ahubwo tukiri aho twebwe twigeze kugira ibyago, inzu yacu irashya, dusanga niya assurance nta twari dufite, turahomba. Ubwo rero inzu uri kumva ngira ngo naho ngaho, kuko baratubwiye ngo ntago twari dufite assurance y'ibintu byacu byari mu nzu. Ubwo ushimira Imana ko utarusinziriye igashya mudahari, kuko nicyo inzu yo inzu irashya nyine, umuntu agahomba, inzu ikongera ikubakwa. Ndetse iyo basanze ari amakosa, iyo mudafite assurance, sonze umuntu w'ifite yanjye hari ntabwo nimuvuga izina, inzu yimutse mu nzu ya mbere ajya kugura inzu ya kabiri, inzu nziza cyane, amaze kwimuka inzu yagiyemo irashya. Hano bafite uburyo bakorera amafaranga cyane, ku buryo bashobora gusanga ari n'imashini iteka yahiye, ariko kubera impact ishobora guteza mu bantu bari kubamo, bakagira toto ko inzu yose igomba gusenywa bakongera bakayubaka. Kubera iki? Barashaka gusubira zero kugira ngo wongere uzabaho amafaranga menshi. Noneho ikintu bakora bakoresha insurance. Insurance ni ukuvuga iki? Assurance ni ukuvuga ngo
simfite amafaranga 500 byo kwikorera ibi ngibi, nzajya mbaho udufaranga duke buri kwezi, nihagira ibyago biboneka kuri iyi nzu ni mwebwe muzabyishyura. Ubu transfeye ibibazo ku wundi muntu, none ukajya umwishyura udufaranga duke. So kubakodesha babyita renters insurance, kubafite amazu babyita homeowners insurance. Ni amafaranga bari make cyane, atari menshi cyane, ariko nyirinzu kugira ngo ayiguhe ntashobora kwemera, donc iriya company ntabwo bashobora kwemera ko ugira iyo nzu utaberetse yuko ufite renters insurance. Rimwe na rimwe baranayikubwira naho uyigura mbere yuko winjira muri iyo nzu kugira ngo bagure urufunguzo, cyane kuberetse yuko ufite aho mwavuganye, ukaba wahamagaye bakakwemera. So ni ikintu gikomeye. So ubu transfer risk ni ukuvuga ngo ngiye kujya nishyura iyi company, hari n'igihe iba ari muri bya 2,000 bishyura buri kwezi, akenshi babifatiramo nk'imbumbe, bagafata risk kugira ngo inzu niramuka ihiye, inzu niramuka igiriyemo umwuzure hakaza ibiza, noneho bazabashe kugira gute, bazabashe kukwishyuriza. Ngira ngo kugira ngo harifiye turangiza, itandukanye n'ibyo bita warranty. Warranty nanone ni ubundi bwoko bw'amafaranga wishyura kugira ngo arengere ibyo bintu bindi biba birimo mu nzu n'imbere. Inzu ziba zifite ibikoresho bizubatse, iyo uri gushaka silence y'inzu bakubaza materiel ziyubatse, ubuso bwayo imbere, kugira bayikorere igenagaciro, badetermine amafaranga uzajya wishyura kugira bamenye ubwishingizi bwayo. Ariko noneho hari izindi za warranties z'ibintu biba birimo imbere, maybe wowe impamvu batakwishyuye ku bintu byarimo imbere nuko utarafite warranties z'ibintu byari mwaho imbere, cyangwa se ibyo bintu wari utunze bikaba bitari covered muri porogaramu wari ufite. So ni ngombwa ko umuntu yumva mu by'ukuri renters insurance ko nishyura $20 niki kiri covered, ese ni inyuma n'imbere. Hagize imashini yo kumesa ipfuye mpamagara ndetse ni mpamagara nyinzo ntabwo mpamagara nyinzo. So again ni ibintu byo gusobanukirwa, ukabasha kumenya ngo ese mvugana na company twavuganye mu ruhe rurimi, materiel bakoreshaga bavuga ngo ese inzu yayubatsijwe n'ubihe bwoko. Akenshi usanga umuntu asubiza ngo yes bavivura, ugasanga mu by'ukuri iyo ukeneye ya assurance bakubwiye yuko ibyo wavuze atari byo byari covered. So ni ngombwa no kubyumva unakozona. Ben, reka tugushimire cyane, tuvuge ngo iki kiganiro mukurikire na channel ya Ben, yitwa Ben Inkiko kuri YouTube, wamubona ugakurikiraho ibiganiro byiza cyane bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bukora ku ifaranga. Ubwo rero reka tugushimire kandi utwemerere tuzongere tugukenere kugira ngo tuganirize kuri ibi bintu, kuko ni byiza, abantu barabikeneye. Ibitekerezo natanze ni ibitekerezo byanjye bwite, nta kigo na kimwe mpagarariye, okay? Na niyo mpamvu nakuyemo ingofero yanjye ya organization yanjye, Team Unstoppable. Ntabwo ibitekerezo turi kuganira kugira ngo mu by'ukuri bigire akamaro abakunzi bawe, organization zawe, ndetse na diaspora n'abantu bizagirira akamaro. Donc umuntu wese azaje gushaka umuprofessionnel we n'umujyanama we bazamufashe. Abafite ikibazo bashobora ku-reaching out. Nimero yanjye ni 937 559 reka nyisubiremo, ni 937 559 ushobora kuduhamagara, abantu bakagufasha. Iyo ntafite igisubizo nguhereza abandi bagishoboye bakakigwa, ariko kamwe mu gisubizo. Imana ibahe umugisha rero mwese mukurikira B2 TV. Ben twamukunze, ubwo rero next time mukurikira ikiganiro, mushyiremo comment, mugisharinge kuri bagenzi banyu bashobora gukenera amakuru nk'aya, tuzahurire mu kindi kiganiro. Murakoze, Imana ibarinde. This is B2 TV show.